iyo mba nyafite nari kumwishyura nkagumamo nta nayo mfite ngo njya ahandi ngiye gusohora ibintu ubonye ko matera nari ndi gushaka uburyo bayinzingisha ubonye ko hari akabaraza harunze ibyombo n'ibiki ndege kamatera hariya ubwo noneho uyo nzu umupanga yajemo umupanga yajemo kuko urumva ntago ndaba ntafite aho kumuhango ngo nzirike n'inzu y'abandi ndabisohora bishire hariya wenda nankundira kuko urugiye kujya amashoro kwategurira amatera imbere y'umuryango hari abonye ko hari akabaraza gasakaye niho turaryama ariko mana nyir'ijuru mana nyir'ubushobozi n'ukuri turagutakambiye umuntu mutabare ngaho nyumvira akoze rimwe nigeze kujya ahantu harega ibintu kubivuga ngiye ngomba gushira ukurahabona ngiye nigeze kujya ahantu bantumiye ngiye kuvuga ubutumwa umuntu w'umupasiteri ngwisha muca ariko acasize igihe kinini sinamuvuga sinanavuga ngo nihe ariko satani ni umugome we ya yewe ntacyo navuga ndumva bikomeye. Urabona uyu mudamu afite ikibazo gikomeye, afite n'intambara yagiye acamo zimwe zikamutora mu byaha zikamutera intege nke zigatuma akora amakosa atandukanye abishowemo n'abitwa ngo ni abakozi b'Imana. Ibyo byo bireze mu itorero ngira ngo murabizi, ntabwo ari ibyo gupfa kuvuga, n'abantu benshi murabizi, muzi ko byeze kabisa ko abantu benshi batandukanye usibye nanjye nawe urimo kunyumva urabizi ko bigomba kubaho. Hari igihe satani agufata akagutigisa akagukoresha ibyo wenda utapanze, cyangwa se akagukoresha ibyo wowe wari utafite muri gahunda. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ntabwo ari cyo gihe cyo gucika intege. Igihe cyo gucika intege ni igihe wenda twavuga yagukuye mu mubiri, ariko ntabwo abishobora. Burya Imana niyo ikura umwuka mu muntu ikawukura mu mubiri, hanyuma umuntu akaba aragiye. Igihe rero utaragera kuri icyo kigero cyo kuva mu isi, gerageza ushake uko wagira ubuhamya bwiza. Haleluya. Akoze icyacu ubusambanyi none si uryamanye n'ugafuta ari uwawe bari wagiye mwivuga butumwa ngewe ibyakangwisha ni byinshi ariko nahamagawe n'Imana. Umupasiteri aguha fanta ndavuga nti nimba ivuga bari bayimfunguriye abadiyakoni ndi kuyinywa bashyizemo fenerigo. Ashobora kuba atari feneriga ni nka kanyanga ariko y'imbandure kuko ni mu bice by'umupaka ariko Imana yarambwiye ngo nakubabariye kuko nta ruhare wabigize. Kuryaho umunyenga yarawuriye asubira mu buriri bwararyama ariko se ntafitanye natihana Imana izamuhana kuko yankoresheje ibintu tutapanze. Iki ni inyivuga bene kuntera amabuye ndabizi aravuga atumva ngo kiri kubesha oya. Iyo mba nyafite nari kumwishyura nkagumamo nta nayo mfite ngo njya ahandi ngiye gusohora ibintu ubonye ko matera nari ndi gushaka uburyo bayinzingisha ubonye ko hari akabaraza harunze ibyombo n'ibiki ndege kamatera hariya ubwo noneho uyo nzu umupanga yajemo umupanga yajemo kuko urumva ntago ndaba ntafite aho kumuhango ngo nzirike n'inzu y'abandi ndabisohora bishire hariya wenda nankundira kuko urugiye kujya amashoro kwategurira amatera imbere y'umuryango hari abonye ko hari akabaraza gasakaye niho turaryama. Noneho rero akazi karabonetse. Abandi mwirirwa muvuga mu itorero ntibashiraho akebo k'amaturo y'abagufasha, oya ngabo barabonetse, ngaho ni mujye kubafasha di. Mugira amaguru maremare mwihute, abafite amamodoka mushiremo essence munyaruke mufashe uriya muntu nyabuna, dore buriya umuntu yabaye umukozi w'Imana satani akunze kumubyiniraho cyane. Ubwo rero wenda nubwo naba ameze gute ngira ngo naho yana kiriya kigeragezo kugihanganira byansaba imbaraga nyinshi cyane nyinshi kandi ndi umuntu w'umugabo nkensurira mudamu uri n'abana arera akaba asohowe mu nzu kuriye n'abakozi b'Imana dutunze aha ngaha. Ubwo rero urumva gerageza unyaruke usimbukireyo, natwe turaza kuhagera uko Imana iri budushoboze, ariko ngewe urumva ko tayari ndahari, ahubwo mwebwe munyarukireyo kugira ngo tuze gufatanya uwo murimo mwiza. Nimwe mwahoraga mubiririmba bakebo ko gufasha dore ngaho ba Brazil ba Pamphile ba Claude bariya bayongwe mwese. Ubwo ngira ngo mukunze kubivugaho munyaruke turebe ko twatabara uriya muntu
kandi Imana ikomeze kuba umugisha. Ciao.